Murakaza neza abantu mwese mukurikiranye ino channel. Banyarwandakazi aho muri hose mu mande z'isi, ngira ngo murabizi neza ko mu Rwanda mu gihe cyo kwibuka abacu bazize Genoside mu mwaka w'1994. So ni muri urwo rwego rero ahangaha mubona muri kamera turi kumwe n'umusore witwa Muvunyi Bosco ugiye kuduha ubuhamya bwaho yarokokeye nuko yarokotse, akanadushisho nk'abana nk'umuntu wari muto muri icyo gihe. Ese babibonaga gute nyuma yo kurokoka? Abayeho ute? Ni ibintu byose tugiye gukomeza tugenda tuganira nawe. Nkomeza kuvuga ngo kuri iki kiganiro nukureho amaso, komeza igikurikirane, ndabizi ko harimo ubuhamya bwagiraho bugukura naho bukugeza bwakubaka. Murakoze. Mbere na mbere Muvunyi Bosco, urakaza neza. Murakoze. Twishimiye kubana namwe muri kino kiganiro, kandi tukabashimira umwanya muduhaye kugira ngo tube twabasha kubagezaho ubuhamya bwacu. Murakoze. Murumva ko Muvunyi tumaze kumuha ikaze, amaze gushimira twebwe twese abanye natwe. Nagira ngo abanze atubwire ese ubundi ko Genoside twebwe tuyumva gutya gusa, nk'umuntu w'umwana wayibonaga gute? Ese yaba afite imyaka ingahe? Murakoze. Genoside yabaye ndi mutoya, mfite imyaka 4. Ibyo ari byose umwana w'imyaka 4 ibintu biba byaramunyuze mu maso ababyibuka. Ikindi kandi ni amateka y'igihugu cyacu, uko agenda abivuga, agenda abyibukiranya na bamwe mu bavandimwe be, n'iki bituma amera neza nk'umuntu nkaho yari mukuru abizi. Niyo mpamvu rero nanjye ubwanjye hari byinshi nyiziho nk'umuntu Genoside yabaye ari mutoya, hanyuma na nyuma yaho agakura abona ingaruka byagiye bingiraho by'umwihariko ku giti cyanjye. Murakoze. Urakoze nawe. Turimo tuganira, aya ni amateka y'igihugu cyacu, tugomba kuganira kandi tukayubaha, tukanamenya cyane kugira ngo ibyatumye biba bitazongera kuba ukundi, kugira ngo turusheho gukomeza kubirandurira rimwe, aho byava naho byaturuka hose tukabikumira. Murumva ko amaze kutubwira ko ni ibintu adateze kwibagirwa, kandi yari afite imyaka 4. Nukuri rwose mwumve. Nagira ngo noneho uhite utangira utubwire ishusho wabibonaga gute mu bikorwa bya buri munsi, uko wabibonaga. Nagira ngo ubanze utubwireho, uduhe ku buhamya. Urakoze. Wenda nahera uko Genoside yatangiye. Hari byinshi ngiye nibuka, ntimutangazwe n'imyaka nari mfite, ndabyibuka. Wenda ndakeka hari n'abandi bari bafite iyo myaka nabo babizi. So Genoside itangira nk'uko nabivuze, nari mfite imyaka 4. Iba itangira neza, yatangiye ndi Igitarama, kuko niho iwacu. Niho mama avuka, mu karere ka Kamonyi. Ariko mbere yaho itaratangira twabaga i Kigali. Wenda nabanza nkabibwiraho gatoya. Ngewe ubusanzwe nabanaga na mama wenyine, papa ntago twabanaga, kuko mama na papa babanaga ntago babanaga, sinzi uburyo banda bahuye. So rero Genoside iba mbana na mama na mushiki wanjye, kandi dufite na mukuru wacu umwe, we yaraturutaga cyane. Rero Genoside igiye gutangira, mama abona ibintu ntibimeze neza, biba ngombwa yuko ava i Kigali, aho yabonaga ibintu bikomeye, ajya Igitarama mu karere ka Kamonyi. Birashoboka wenda ko ariho yakekaga wenda ko ariho haba hari umutekano kurusha i Kigali. Hanyuma turimuka turahava tujya Igitarama. Icyo gihe hari Igitarama, ubu ngubu ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Ngewe na mama na mushiki wanjye tujya kwa nyogokuru ubyara mama. Aho ngaho niho Genoside yadutanze, niho yadusanze. Yego. Yabasanze Igitarama, aho mwabonye ko birimo biraca amarenga i Kigali, ko hari bitagiye kugenda neza, mwigira mu Majyepfo. Ni ukuvuga ngo i Kigali byagaragaye mbere ko byashoboka ko hari skandale igiye kuba, bigaragara mbere za Gitarama no mu Majyepfo bitari byahagera. Yego, niko byari bimeze, kubera ko na mama ubwe kugira ngo ajye gufata uwo mwanzuro wo kuba yakwimuka ava i Kigali ajya kwivuka aho yavukaga, byatewe ahanini n'ibyakorerwaga abatutsi abahigwaga icyo gihe. Kuko Genoside ntabwo
kwica abantu byatangiye neza ku itariki inyuma y'ihanuka ry'uwari perezida wa repubulika icyo gihe, ariko mbere yaho hari ibikorwa byinshi byagaragazaga yuko abatutsi b'icyo gihe nta mutekano bari bafite. Yego rero mama by'umwihariko hari ibikorwa byamwibasiraga ku giti cye, cyane ko numvishe yuko na papa wambyaraga nubwo batabanaga icyo gihe yapfuye mbere yuko jenoside iba. Icyo gihe yakoraga mu cyo bitaga electrogaze, hanyuma urumva amakuru yageze kuri mama n'ibyo yabonaga byagendaga biba hirya no hino, abantu bafungwa bagira gute, so byamuteye impungenge bituma ava i Kigali ajya i Gitarama aho yakeka ko ariho yabona umutekano. Yego niko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo na papa wawe ukubyara nawe navuga ko wamubuze muri ubwo buryo bwo kwibasira ubwoko bwe yari afite icyo gihe. Yego muri bya bihe bavuga ngo barafunga ibyitso baragira gute, harimo n'abapfaga. Yego nubwo yapfuye ndi muto cyane, numva bavuga ko yapfuye mfite imyaka 2, so imisore y'inyizi ariko bambwira ko yapfuye muri icyo gihe. Yego hari abantu mpamya ko batari bake cyangwa se n'abandi twavutse nyuma y'icyo gihe batigeze bagira amahirwe ko bakicana n'ababyeyi ngo baganire kuri ibyo bintu. Nagira ngo ubanze utubwire, iyo uvuze ijambo icyitso cyangwa se ibyitso nk'uko wari ubivuze, biba bishatse gusobanura iki? Ibyitso bavuga yuko ari abantu bavuga yuko bashobora kuba nako bimeze, bavugaga yuko baba barakoranaga n'abari bateye igihugu icyo gihe muri urwo rugamba rwo kubohora igihugu. Abo bari bateye igihugu rero babafataga nk'abanzi, noneho wumva batiyumvamo cyangwa se bitewe n'ubwoko bwe bakumva yuko ari icyitso akorana nabo, hari amakuru yaba atanga ku mwanzi, rimwe na rimwe wenda banababeshyera bakazira ibyo ngibyo. Ariko uretse wenda ko abantu bapfaga icyo gihe bagerageza kubahimbira ibyaha, hariho nabo bavuga ngo ni inkotanyi iki, harimo n'abatari banazizi. Yego ibyitso nabo ngabo bavuga yuko bashobora kuba bakorana n'abari bateye igihugu icyo gihe. Ni ukuvuga ngo mu rundi ruhande ibyitso ni abantu bose bakekaga yuko baba bafite aho basangiranira amakuru n'inkotanyi. Yego niko bimeze, niko byari bimeze rwose. Noneho mumaze kubura papa wawe, wenda mama wanyu agafata umwanzuro wo kubajyana i Gitarama, ese mushiki wawe yanganaga gute? Niwe mukuru cyangwa niwe muto? Mushiki wanjye yari mukuru cyane, urumva iyo myaka nari mfite 4 nayo itari yuzura neza. Ni ukuvuga ngo we yari mukuru. Jenoside iba yigaga muri segonderi mu wa mbere. Yego noneho mukuru wanjye nawe yaramurutaga cyane, kuko icyo gihe ari mu bari yahise joining ajya mu nkotanyi. Ni ukuvuga ngo jenoside nyirizina nayo yabaye atariho. Urumva ngewe barandutaga cyane, harimo ikinyuranyo kinini cy'imyaka myinshi cyane. Ndabyumva. Banyarwandakazi, twibuke twiyubaka kandi twubaha amateka yacu, kuko ni twebwe byabereye, ni natwe dufite kubihindura, ni natwe dufite kubihagarika ukundi. So tumaze kugera i Gitarama rero, duhunze umujyi wa Kigali bitewe n'ibyo twabonagamo biratutumba, tubona bitari byiza. Tugeze i Gitarama ubuzima bwari umeze gute? Abakoze tugeze i Gitarama ubuzima bwabaye bubi kuruta uko twabitekerezaga ahubwo turi i Kigali. Tugeze i Gitarama urumva urambabarira, ntago urumva imyaka nari mfite, ntago nakwibuka amatariki ku buryo wenda nakubwira ngo twahageze ngo ku itariki n'iyi umunsi uyu n'uyu, ariko twahageze mbere y'uko jenoside nyirizina itangira. Ariko buriya jenoside nubwo yatangiye kuri ziriya tariki 7 z'ukwezi kwa 4, jenoside ntago ari ikintu cyaje kiri aho ngaho ngo indege ngo yaguye ngo noneho ngo abantu bahita babyuka babice babateme. Oya, jenoside ni ikintu cyari cyarateguwe, kuko urumva uko nabikubwiye, uko papa yapfuye, uko abandi batotezwaga, harimo abafunzwe, harimo abageze bate. Twaragiye rero tugeze mu cyaro, tugeze kwa nyogokuru, dusanga nabo bafite ibibazo,
ibibazo bari bafite byari bishingiye kuri iryo hohoterwa, kubera yuko tuhagera twasanze nabo ubwabo bo batarara mu nzu, ntago bararaga mu nzu. Ndabyibuka twarahageze, hanyuma tukajya tujya kurara, bamwe mu bihuru abandi mu bigunda, abandi mu baturanyi. Ikintu cyabiteraga ni iki: kwa nyogokuru cyangwa se muri famiye yo kwa mama hari harimo abantu bari baragiye mu gisirikare cy'inkotanyi. Rero muri ibyo bihe bya jenoside byegereye igihe cya jenoside nyine, abantu baga bazi ko hari umuryango umeze gutyo. Ni ukuvuga ngo wahuraga n'ibibazo ku buryo hari n'abataratinyaga kubabwira yuko bazabica, harimo n'abataratinyaga kubabwira ko bazabica. Rero bakahorana ubwoba, bikajya bituma bahunga. Icyo gihe ndabyibuka tugeze kwa nyogokuru, aho twari tuzi yuko ariho tugiye kubonera amahoro, niho twatangiriyeho ubwo duhunga. Tukajya bugoroba, ku manywa bakirirwa mu mirimo, byagera nimugoroba bagateka hakiri kare, so tugatangira kugenda duhunga, tugenda tujya kurara ahantu mu baturage. Urumva bari barabyikanze kera, babonaga ko hari ikintu gishobora kuzaba uko biri kose. Ubuzima bwacu nuko nguko byatangiye, nabo nta mutekano bari bafite mu by'ukuri. Noneho urumva ko n'igitarama naho byari byaraciye amarenga, kugenda murara mu gasozi hirya no hino. Noneho ubwo ngubwo ngiye ndagira ngo uhite utubwira, ese nyuma y'ibyo bintu byose byemeze gutyo, mumaze kumva ko i Kigali noneho indege yaguye, mukumva ko ubwicanyi bwabaye nk'aho butangira ku buryo bweruye, igitaramo aho mwabitekereje gute? Se hari amakuru ku buryo byabageragaho cyangwa ntago mwabimenyaga? Indege Habyarimana ihanuka abantu bose barabimenye. Ndabyibuka ihanuka, twebwe babana, nubwo nari umwana ariko kwa nyogokuru twari turi abana benshi, babuzukuru bari barahaje, nabo benshi bari barahaje muri ubwo buryo bwo guhunga, bazi ko mu byaro hari umutekano. Ndabyibuka rero mu gitondo indege yarayihanutse, ntago nigeze mbyumva mu makuru, sinigeze numva abantu babivuga muri iryo joro, ahubwo numvishe babivuga. Abantu bose abenshi, surtout abari mu bwoko bw'Abatutsi, bari bizeye yuko ubwo uwari perezida icyo gihe ubwo apfuye, bari bazi yuko ari bwo umutekano ugiye kuboneka. Ariko urumva cyari kinyuranye ahubwo. Ariko tutaranahagera, ntaragera ngo ku by'ihanuka ry'indege, nongere ngaruke kuri cya kintu nababwiye cyo kuba abantu baratotezwaga. Abantu Abatutsi icyo gihe bari babayeho mu bwoba, kubera yuko ndabyibuka nka twebwe b'abana. Urabona abana nk'ibyo bintu by'ubwoko njye ntabyo narinzi, ntago nari mbizi, no kugira ngo nzajye kumenya ngo ubwoko ngo Abatutsi ngo muri biki, njyewe ntago nari mbizi, ntabyo rero barambwiye. Tukigera kwa nyogokuru tugasanga babayeho batyo, tugakurikiza n'uburyo twavuye i Kigali. Mu by'ukuri njyewe ntago numvaga yuko ari ibintu biri rusange, njyewe twumvaga yuko ari nk'abantu wenda batuzira, batugendaho, bashaka ntago nari mbizi mu by'ukuri, nari nzi ko abantu bose ari bamwe. Ariko tukihagera urumva ibyo ngibyo kuvuga ngo hari abantu muri uriya muryango, hari abantu bagiye mu nkotanyi, imiryango abantu bagatangira kuduha akato n'iki. Mu rugo batangiye kutubuza kugira ahantu tujya kugira ngo tuzahagira ikibazo, nkatwe abana twakinaga n'iki. Urumva rero indege ikimara guhanuka, abantu bari bazi yuko mu by'ukuri hagiye kuboneka agahenge, hagiye kuboneka ituze, ibintu bigasubira mu buryo. Ariko ntabwo ariko bimeze nk'uko twese tubizi. Ubwicanyi bwahise butangira, nubwo aho ngaho mu gace twari turi kwa nyogokuru ho ntabwo bwahise butangira. Bwatangiye hashize igihe, ariko ahandi bwaratangiye, niko bimeze. Ubwicanyi buratangiye, noneho abantu bose bari mu rugamba rwo kurwana no guhunga. Nagira ngo uhite uduha noneho ubuhamya kuri aho ngaho, utubwiraho, kuko navuga ko wenda nko ku myaka yanjye cyangwa se n'abandi bantu turi mu kigero kimwe, tuba twaragiye duca mu ishuri twarize amateka, hari ibyo baba baragiye batubwiraho.
ariko biriya ni ibintu batubwira byo ku kibaho turimo turiga. None njye nagira ngo wowe barazaga bakakureba bakagukuramo wowe bakavuga ati wowe genda abangaba bajya aha, cyangwa se bagendaga nyine bavuga ati batuye muri kariya gace turabizi tujya tubasangamo twajyana none tubwire kuri ako kantu. Nk'uko nabikubwiye, jenoside ntago ari ikintu cyatekererejwe aho ngaho indege ikimara guhanurwa. Jenoside ni ikintu cyari cyarateguye kuva na mbere yaho hose. Ni ukuvuga ngo mu gace ari mu mudugudu byabaga bizwi ngo abatutsi barimo ni bangahe, ni kwa kanaka no kwa kanaka no kwa kanaka. Bari barabanditse niba muri uwo muryango harimo abanaba bazwi, abagomba kwicwa bazwi. Ni ukuvuga ngo rero ntago ari ibintu byabaye uwo munsi. Mu by'ukuri nubwo wenda ntabangiye kwinjira cyane mu by'indege n'ibiki cyane ko nta na byinshi nyiziho, ikimara guhanuka bagatangira kurasa abantu, ntago ari uko ariyo yabiteye, ahubwo twebwe iwacu ariho nigarukiye ukuntu byagenze batangira kwica abatutsi. Ntago nibuka itariki babiciyeho, ariko nibuka baza dutangira inzira y'umusaraba uko byari bimeze. Ndabyibuka icyo gihe mu kwa kane urabizi kuba ari ukwezi kw'imvura, imvura igwa ari nyinshi. Uwo munsi baza kwica mu rugo kwa nyogokuru, uwo munsi nta mvura yari yaguye nyinshi. Ndabyibuka hari hiriwe hasa nkaho hari umucyo, ariko imvura igwa ikagera aho ngo ikanyuzamo ikarekeraho gutyo. Ariko tukabona ku dusozi duturanye batangiye kuza kwica abantu. Mu rugo, umuntu wari uri mu rugo hari nyogokuru na sogokuru ubyara mama, yarashaje cyane. Hari na mama na ba mama wacu, ba mama wacu babiri, n'abana babyara banjye, ntago nahita nkubarira umubare aka kanya. Nibo twari turi mu rugo, ariko ukabona mu rugo barimo barakora imirimo bisanzwe, ariko ukabona hari ikintu cy'ubukonje bitameze nk'uko byari bisanzwe, kubera ko twabonaga hakurya barimo batema intoki, barimo baratwika amazu gutyo. Noneho kuko twabonaga byadusatiriye, twebwe abana nta kintu byari bitubwiye cyane, ntabwo twari tuzi ikintu kirimo kiba, ahubwo twabonaga mu rugo hakonje, bakaza bakaganira, ukumva barimo bavuga se ngo turajya hehe, biragenda gute, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo twahise duhunga. Uwo munsi twabonye mu rugo hari umwuka utari usanzwe, wabonaga hari ikintu cy'ubukonje, abantu bakuru bari bazi ibiriho biba, ukabona bakonje, nta kujya mu mirimo, nta biki. Mu by'ukuri bari barimo bibaza ibirimo kuba, cyangwa se barimo kwibaza ibiri buze gukurikiraho, cyangwa se niba buri bwire. Ntago nzi byari mu mitima yabo, ariko iyo nsubiza amaso inyuma nkatekereza, mbona ari nkabyo byari biri mu mitima yabo. Twe rero mu rugo baza nyirizina baza kwica abo mu muryango, kutwica, haje imodoka za komine, icyo gihe babyitaga komine, hazamo abapolisi, nibo nibuka, baza afite imbunda, interahamwe zo zari zagiye kwica ahandi, baba baraje. Noneho ukuntu kwa nyogokuru byari hari hameze, hari gate ebyiri z'amabati, imwe ntoya yari haruguru, indi nini. Barenga gate nini, baraza imodoka yiparika ku kageti gatoya ko haruguru mu gikari, abariho baviramo barasimbuka baza mu rugo. Bakimara kuhagera ko nibwo bwa mbere twari tubonye imbunda benshi, ubwo buratwica. N'abaturanyi abenshi mu batarahigurwa barahurura baza kureba. Noneho mu gusimbuka baza mu rugo, baje bavuga yuko baje gusaka. Twebwe niko baje bavuga yuko baje kureba abo ba marume, kandi dufite ba marume babiri na mukuru wanjye bari baragiye mu nkotanyi. Akenshi
nk'uko nabivuze nibo baduhoraga ubundi bakaduhora ko bagiye mu nkotanyi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bo baza rero bavuga yuko baje gusaka, baje kubareba ngo babwiye ko bahari. Nari ndi hanze njyewe icyo gihe ndabyibuka, noneho bagenda bajya mu nzu, bamwe basigara hanze, abandi binjira mu nzu, basangayo nyogokuru. Abantu bakuru bari mu rugo babasaba kwinjira. Noneho interahamwe zari zagiye kwica ahandi, zibonye yuko abapolisi baje, bahita baza nabo, igitero kinini gihita kiza mu rugo. Mu kuhagera cyaje kiyobowe n'uwari konseye wayoboraga, ubwo twavuga ko yaba ayobora nk'akagari nk'ubu ngubu cyangwa se umurenge, aza abayoboye. Mu kuhagera bo bari bazi yuko baje guhita batangira kwica ubundi, kuko umwe muri bo yahise afata ikibuye kinini cyane akubita kuri ya gate nini nakubwiraga, batangiye gusenya. Noneho mu gukubita njye nagize ngo ni isasu, nubwo ntari nzi ko numvaga ari ikintu gituritse, vuga ati tugiye, kuko babonaga ahandi batangiye gusenya n'iki, yego ahantu hatse batangiye no kwica abantu. Noneho urumva njye nari ndi gatoya, utekereza umwana w'imyaka 4, nahise nirukanka, nakatiye ahantu ahari hari igikoni, sinzi wenda mu rugo ntago wazenda ngo mbe nakurangira ngo dahari hubatse gutya na gutya. Ahantu hari igikoni cyegeranye n'ikiraro cy'inka, kwa nyogokuru bari bafite inka imwe bitaga bihogo ni ibara ry'inka, ariko njye nari nzi ko ari izina ryayo bayise. So mpita nkatira inyuma y'icyo kiraro rero hari ikibindi kinini cyane, ku buryo umuntu ashobora kuba yakijyamo akanakicaramo. Mpagara aho ngaho munsi y'ibiraro, ibyari birimo bibera mu nzu ntago mbizi. Urumva n'interahamwe zahise ziza zinjira mu rugo, noneho batangira gukubita abantu abakuru bari bari mu rugo. Ubwo njye nihisha hahandi. Aho ngaho sogokuru wacu yari ashaje cyane, yari afite nk'imyaka nk'ijana, yari ashaje cyane, kuko nyogokuru yari umugore we wa gatatu. Wabonaga nyogokuru ari muto ugereranyije na sogokuru. Barabakubita, batangira kubahondagura, babaza ngo inyenzi ziri hehe, babaza amazina ya ba marume na mukuru wanjye bari baragiye mu nkotanyi. Bababwira yuko niba tahavuga aho bari cyangwa se aho babahishe, bamenye amakuru yuko bahari, nta kindi kintu ari buze gukora uretse kubica. Barahakana, bavuga ko ntabahari. Bahitamo kubabwira ati noneho muze mwese mujye imbere, tugende tubajyana aho abandi, aho twajyanye abandi niho turi bubicire. Hanyuma sogokuru we yanze kugenda, ahubwo atangira kubatuka no kubacira. So we ako kanya bahise bamwiciye aho ngaho, bica na nyogokuru, bo baguye aho ngaho mu rugo. Njyewe nihisha hahandi, abasigaye barabajyana. Ariko muri abo ngabo bari bari aho ngaho harimo mama wacu umwe wakurikiraga mama, ntabwo ambaza uburyo yahavuye, yarabacitse. Noneho njyewe nihisha hahandi narindi, batangira gusahura, batangira gusenya. Ya nka baraza baritwara, yari hafi yaho nari nihishe, baraza baritwara bayicira aho ngaho mu rugo, batangira kuyibaga nyine ngo bayirye. Urumva na sogokuru nawe bamaze kumwica, ariko nari ntaramenya ko bamwishe. Ngemba aho ngaho rero sasa nihisha aho ngaho, kuko ibyo ari byo byose ntago bambonye njyayo niruka, kuko urumva njye nagiye rugikubita, nahise nihisha rugikubita, batangiye gusenya. Urwo barujagajaze, batangira gusenya, batangira gusahura, batangira inzu mbese bayihindura nkaho
nawe urimo urabyumva, abandi barabashorera barabatwaye, ngewe mba aho ngaho nta wundi muntu uhari, hasigara abantu baze kureba ko hari ibintu batwara, ku buryo bwanakeye baza kuvanaho amabati, inzu barasenye neza bararangira. Aho ngaho njye nahamaze iminsi 3 muri icyo kintu kimeze nk'ikibindi, nahamaze iminsi 3 ntasohoka, ntarya, ntanywa, ntagira gute, kuko natinyaga yuko nindamuka mvuyemo, kuko urumva hahoraga abantu, uretse wenda nijoro nabwo nta hantu najya, umwana ugana gutyo nta hantu yajya. Ku munsi nka 3 cyangwa uwa 4 nibwo nagiye kumva munsi y'urugo aho ngaho, icyo kibi aho ngaho nari nihishe, hari amasaka, no kuvuga ngo ikiraro, igikoni, hanyuma munsi yaho hahinze amasaka. Nagiye kumva numva umuntu usa nkaho arimo agenda, urumva bari baramaze gusahura, byose byararangiye, urebye ni nkaho nta muntu wari ukiza mu rugo, wari ahahoze ari mu rugo. Nagiye kumva numva ibintu birimo bijaganye, numva ni nk'umuntu urimo agenda. Noneho ngira ubwoba, ngira ngo ni umwe mu baturanyi. Mu by'ukuri ntaramenya ibirimo biba pe, ntabwo nari nzi ngo barimo barica abatutsi, kuko nta nubwo nari nzi ngo abatutsi mu bo duturanye ni bande na bande. Hanyuma narebye neza, hari mu masaha y'umugoroba, hari nk'ikigoroba, ntabwo namenya ngo ari saa 8, ariko hegeraga amasaha asatira umugoroba. Ndebye neza mbona ni mama wacu umwe bamwitaga Angelique. Nitegereje neza mbona niwe, mbona aje, baramutemye, bari bamutemye mu mutwe, ubona imisatsi yaragize yarasambaguritse, nyine ubona ko bashobora kuba niba ari abatorekeye mu nzira. Urumva nawe ntago yabashije kurokoka, wenda ngo tube twaraganiriye inyuma mubaze uko yari yabacitse, ko naherukaga nayo bamutwaye. Ubwo mba ndamubonye, mvuyemo hahandi, ndamuhamagara, arambaza ati uri hano gute? Ndamubwira ukuntu nahagiye, asaba guceceka, tubana aho ngaho, turahaba, tuhava nimugoroba bwije cyane. Ubundi abantu bagendaga nijoro, iyo bumaze kugoroba nibwo abantu bagendaga. Asaba yuko twagenda, aranterura, arantwara, tugenda tugiye ahantu muri kwa kundi twajyaga tujya kwihisha Genoside itaratangira. Hari bamwe muri babyara banjye bari baragiye guhisha ahandi hantu, bo babayo ntibavayo. Yego, ntibavayo. We yatekereje ko ariho nawe twahita tujya, rero tukajyana, wenda bakaba baduhisha, cyangwa se bakaba bagira ubundi bufasha runaka baduha. Turagenda tugera nimugoroba, amasaha saa 12:30 hafi saa 1, babona turatungutse. Mu kuhagera turahaba nyine, aho ngaho twahabaye nk'iminsi nk'ibiri. Numva bavuga ko ana ahantu bita ngo Ibunyonga, aho ngaho hari n'abandi batutsi benshi. So tukimaze kuhagera, hamaze kuza abantu baturutse impande n'impande, bahungiye aho ngaho, nibwo umunsi umwe badufashe, nyine baraturundanya uko twari duhari. Babanza gufata abantu b'igitsina gabo, abagabo, abasore, barabapakira, babajyana i Kabgayi. Aho ngaho hasigara abamama n'abana, barabajyana. Ntabwo twe tuzi ngo babajyanye ngo kubamaza iki, gusa twagumye aho ngaho. Umunsi wakurikiyeho, nk'umunsi wa 2, nibwo haje igitero cy'interahamwe, ariko n'ubundi twasigaye turi benshi. Ego, baturunda ahantu mu gishuri, batangira kutwica, nyine batangira kwica abantu bari bari mahonga, ariko ko bari benshi. Bamwe bakajya barwana basohoka, babanje kubanza gukoresha imihoro, babona ntibari buze kuturangiza, bakoresha amahiri, babona ntibaturangiza.
noneho batangira gukoresha imbunda. Mu gukoresha imbunda bamwe bahise barwana basohoka, harimo basohotse birukanka, ariko abantu benshi baguyemo aho ngaho. Uko twari turi abana batatu mama wacu yaduhunganye, umwe yaguye aho ngaho, dusigara turi babiri na mama wacu. Ego tuba turagiye, ariko noneho ntago twahavuye, bo bararasa bararuha, imvura iraguha. Imvura mu kugwa bahise bagenda bagiye kugama, twe tuguma aho ngaho mu ntumbi bagerekeranye, nk'uko wavuga iki, ni nk'isoko niko navuga, bagerekeranye. Noneho kugwa, ya mvura imaze kugwa, niko nani mama wacu yegutse ankoraho, asanga ndacyari muzima, na n'undi umwe mubyari wanjye umwe asanga nawe aracyari muzima, uretse isasu ryari ryamufashe ku rutugu. Mama wacu yari akiri muzima, agifite bya bikomere by'aya mihoro bamutemeye baza gufata bo mu rugo. Ubwo twagiye muri iryo joro rero, ashaka kudusubiza hamwe yakoreraga muri Gikoro. Mu kuhagera, twenda kuhagera, twageze bwenda gukina, none ari mu gitondo, twagiye kubona tubona imbere yacu, tubona hari bariyeri. We yikanga yuko hari abantu, ariko nta bantu bari bahari. Ni ibintu babaga bahasize, kubera ko habaga hatagaragara neza. We akagira ngo ni abantu, adusaba guca bugufi tukaryama. Arareba neza, arebye abona si abantu, turangira turahaguruka turagenda. Ya bariyeri tuyicaho, dusanga bagiye. Hamwe yakoraga turaharenga, ntitwahinjira kuko bari barahabomaguye, naho inzugi birangaye. Noneho turakomeza turagenda, tujya mu bandi baturanyi bari aho ngaho, mu baturage bahafi aho ngaho yakoreraga, bari bamuzi. Akomangira umwe, ntabwo amazina yabo ntabwo mba nyibuka kubera ko no kuva Jenoside yarangira ntabwo nari umwana. So amukomangira aramubaza ati urinde, aramwibwira. Amaze kumwibwira, we aramubwira ati reka nze ngukingurire. Noneho aho atakinguye ngo twinjire, we yahise avuza induru. Ahubwo avuza induru ari mu nzu, ataranakingura n'urugi. Tuba turirukanse. Ikintu nibuka aho ngaho, aho hantu, nuko ni hafi y'ahantu havukaga umwe mu bakozi kwa nyogokuru bigeze gukoresha. Narahageze mpita mpamenya iwabo uwo mukozi. Turaharenga turagenda, batwirukankaho n'imbwa, bavuza induru. Tugera ahantu hasi mu kabande hahinze amateke, imyumbati, ibiki, tubaho ngaho. Noneho ninjoro ukwezi kwaravaga, we yanga ko tuvamo aho ngaho, kuko arumva abantu bahise bashungera ari ninjoro. Tugumamo aho ngaho kugira ngo tutazamuka agasozi hakurya babe batubona, cyangwa se tube twahura n'ikindi gitero kirimo kimanuka. Twagumyemo aho ngaho mu mateke. Urumva twari turi batatu. Baradushakisha baratubura. Turi kumwe na mama wacu afite ibikomere, n'uwo mubyare wanjye umwe nawe afite igikomere, kandi urumva yari n'umwana. Urumva yirukanaga abana babiri, nta rutege, nta gaheruka kurya, ntaki. Tubaho ngaho muri amateke, turahaba bigera aho babarambirwa, nyine baradushaka baratubura. Tubonye twumvisha ntawe ukivugira hanze, kuko nubwo batwirukanseho, ntago abenshi bagumye ku gasozi, ntibajya kure y'ingo zabo. Bo basaga nkaho bari ahantu hirengeye kugira ngo barebe ko tuvumbuka. Yego, ubwo batubuze bamaze kugenda, ubwo nibwo nawe yahise atubwira ko tuvamo tukagenda. Tugenda umuhanda wose ugana i Kayenzi. Kayenzi naho habanje kuba hari akarere, icyo gihe yari komine Kayenzi, ariko hagiye habamo amabariyeri. Tukagenda twabona
ahantu habaga hari bariyeri hakiriho abantu, wahabwirwa nuko habaga hari amatoroshi, wabonaga amatoroshi agenda amurika, ugenda ubona amatoroshi, tukamanuka tukahava tugakwepa tukajya kunyura kure y'umuhanda nyine. Aho hantu tumaze kuhava twahingukiye ku mugabo bitaga Prosper. Mu bantu bose ahantu baduhishe niwe muntu nibuka. Impamvu uwo mugabo ntazamwibagirwa nuko yaratwitangiye mu by'ukuri birenze no kutwitangira. Yaraducumbikiye turahaba, bagera aho bamukeka, yanga kuturekura. Umunsi wa nyuma apfa, kuko nawe yapfanye nawe yarahishe, ni naho duherukanira n'uwo mama wacu. Nuvuga ngo aho ngaho twahabaye igihe kinini, ntabwo nakwibuka ngo twahabaye iminsi ngahe. Bari buze kuza kumusaka yarabimenye, aratubwira ati rero murabona byakomeye. Icyo gihe ngira ngo n'urugamba rw'inkotanyi n'abasirikare ba leta ngira ngo rwari rwegereje aho hafi, kuko hari n'impunzi nyinshi zahungaga. Yaratubwiye ati nta kindi kintu twakora, bishobotse bavuze yuko uyu munsi bari buze kuza gusaka, mwareba nyine, wareba ahantu mujya, asigaye nanjye nkirwanaho. Ariko abibwira mama wacu. Aho ngaho hari abandi, ngira ngo nabo ni inshuti ze, kuko twahaje tuhasanga abandi bantu. Tujya inyuma y'urugo, turi turi babiri. Umugore yatuzaniye pate jaune, niho hantu naririye pate jaune. Atuzanira pate jaune. None ikindi kintu nibagiye kubwira nuko byageze ngo batwambika amakanzu. Kuko bavugaga yuko ngo abana b'abakobwa ngo batabica nk'abana b'abahungu. Aho ngaho twari turi rero kuri uwo mugabo nari ndimo kukubwira Prosper, yamaze kutubwira gutyo, maze kutubwira yuko byarangiye, bamaze kumenya yuko ahisha abatutsi benshi, asaba mama wacu n'abandi bakeya kuba bareba ahantu babagiye, agasigarana na bakeya ashobora kuba yadefanda. Niko kuva aho ngaho turasohoka, atunyuza mu gikari, hanyuma batuzanira pate jaune. Niho hantu hambere nariye pate jaune, ngewe n'uwo mubyara wanjye, abarituzanira. Ariko icyo gihe twari tumaze kubona ko nubwo twari turi abana, twari tumeze nk'aho dutangiye gusobanukirwa. Twari tumaze kubona ko ibintu bikomeye mu by'ukuri. Yego, ni ukuvuga ngo yamaze kutubwira gutyo, aragenda asubira mu rugo. Hanyuma mama wacu areba ahantu turi bugane, biramucanga. Hanyuma tugihagaze aho ngaho muri ayo masaka rero, twagiye twumva igitero cy'interahamwe kiraje. Urwo rugo rw'aho ngaho twari turiho rwari rutoya, ku buryo n'ahantu hose bari kuba bahagaze, urebye n'aho twari duhagaze bari guhita batubona. Ikintu cyabaye ni iki? Ikintu cyabaye ni uko twese twirukanka. Urumva nari umwana, wa mubyara wanjye nawe nubwo yandutaga, ariko nawe ntabwo yandutaga cyane. Noneho mama wacu afite ibikomere, ntabwo ari kubasha kugira uwo aheka muri twebwe. Urumva ko ari kwirwanaho, aba arirukanse. Mu kwirukanka twarebye ahantu asimbutse, tubona twebwe ntabwo turi bubashe kuhasimbuka. Dusubira inyuma tujya kuzenguruka. Mu kujya kumureba tuba turamubuze. Dushaka inzira ya hafi yagera. Urumva twararize, turasakuza, ariko twumva ko turavuga ibyo byose turi buze kuza kumubona, kuko twebwe twaramurebaga tukumva niwe buzima bwacu. Twaramurebaga nubwo yabaga azi ibirimo biba n'iki, nubwo ibyo twabonye byose tunyura mu mirambo, ariko twabonaga bisa nk'aho biduhaye amahoro, kuko nawe tuba turamubuze. Rero
abarirukanse twebwe dushaka inzira ya hafi tujya kururuka munsi yaho twari turi, hari umuhanda waturukaga i Kayenzi uza ugana za Kamonyi. Uwo muhanda rero wari urimo impunzi zahungaga, bavuga ko zavaga ibyumba, ego niko twumvaga bavuga. Mama wacu tuba tumubuze gutyo, gusa amakuru twamenye nuko aho tukimara gutandukana nawe yirukanse yageze hirya bahuye n'igitero cy'intera hamwe. Aho ngaho twahirukaniraga n'umuntu mukuru mu muryango, abandi twe tutatamenya amakuru yaho. Urakoze, murumva ko ni ubuhamya burebure. Abantu bose murimo mutureba, nta yindi mpamvu ibigamije yo gutuma tubibabwira ibi ngibi, no kugira ngo tumenye amateka y'igihugu cyacu, bityo tubone n'uburyo dusigasira iterambere naho igihugu cyacu kigera. Umaze kutubwira kuri ibyo bintu bigendanye n'urugamba rwo kurwana no kureba ko warokora ubuzima bwawe mu ijoro ry'amarira, aho mutaryamaga ijoro n'amanywa mwahoraga mugenda. Urumva ko urimo uragezaho noneho n'umuntu wari ubareberera, wari usigaye nk'umubyeyi wanyu, namwe mumaze nko kumubura. Nagira ngo noneho utubwire ese ubuhamya bwawe bwo kurokoka kugira ngo magingo anga turi kumwe, uri umusore ushima Imana, byagenze gute, warokotse ute? Nagira ngo abe ari cyo kintu tubwira abantu bose bakomeje kudukurikirana, kuko ndumva niyo matsiko bafite, kuko nanjye magingo anga ndumva ari cyo kintu numva nshaka kumenya cyane. Ubuhamya bwanjye ni burebure, ntago nshobora kubuha ubuhamya ngo mpite murangiza ngenda mvunagura. Ni ukuvuga ngo aho ngaho twabaye dusa nkaho tuguye mu yindi si, nubwo twari turi ahantu hamwe, ariko twari tubaye nkaho tuguye mu yindi si y'abandi bantu, kuko icya mbere twari tubonye abantu barimo bagenda, impunzi birukanka, ntabwo twari tuzi impamvu bari aho ngaho, ntabwo twari tuzi ko hariho abantu barimo bahunga. Ku myaka yacu ingana gutya nakubwiye, urumva mu by'ukuri ni ibintu byagiye bisa nkaho natwe ubwacu turimo dusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo twamaze kugera aho ngaho, nk'uko nabikubwiraga, yamaze kukubwira ukuntu mama wacu amaze kugenda, tumaze kuburana nawe, twahise tujya mu muhanda, tubona impunzi zirimo zigenda zihunga. Nta muntu n'umwe twari turizi muri izo mpunzi, ntaki. Natwe twafashe inzira turagenda aho bari barimo bagenda, ariko urumva twari turi mu gace ko kwa sogokuru. Turagenda, ariko tukumva yuko ibyo ari byo byose abantu nubwo barimo bagenda tukaba tutazi ahantu barimo bajya, twaravuga tuti tugiye kugenda twongere twisubire kwa sogokuru, bari barahasenye turabizi. Noneho ikindi nibagiwe natarutse uranyihanganira, nuko tuva hamwe nakubwiraga nari nihishe inyuma y'ikiraro mpavana na mama wacu, nyuma yo kunsanga ahandi. Tuva mu rugo, twanyuze mu rugo tujya kunyura ku marembo, dusanga niho barasiye sogokuru na nyogokuru, bo imirambo yabo twayinyuzeho, twari twabonye ko bapfuye, ahubwo iby'abana bari iby'abana. Ni ukuvuga ngo twamaze kubona mama wacu abuze, tubona abantu barimo baragenda, ntabwo tuzi ahantu barimo bajya. Twebwe muri twebwe twumva yuko tugiye kugenda tukisubirira kwa sogokuru. Urumva imyaka yacu ntabwo twibazaga ko abantu bapfuye, ko bahasenye, turasubira turasanga yonde. Ariko nyine twaragiye, ni kuko ubwenge bwacu bwatubwiraga nyine. Turagenda tugeze ahantu bita muri Kokobe, ngira ngo nubwo niko bahita, kuko n'akagari kacu niko bakita, n'akagari ka Kokobe. Tuhasanga tutarahagera, twagiye turimo tuganira ngewe na wa mubyara wanjye, kuko hari aho twageze tukabona turimo turareba hari iwacu, tukahareba tukabona inzu ntayo, kuko mbere yabaga igaragara iriho n'ibati, ariko icyo gihe nta bati ryari ririho, nyine tubona barahasenye. Ariko tukabona ahandi ku baturanyi bo inzu ziracyahagaze, no tukaganira turi babiri. Za impunzi zimwe twagendagamo zagendaga ibice, bamwe baba bicara bateka gutyo. Aho ngo twageze rero twari turi twenyine,
mu gihe turimo kuganira tuvuga ku byo mu rugo tutiko bahasenye abantu n'abagome kuki batasenye kwa kanaka, ubwo tukavuga abandi baturanyi twari duturanye kuko b'inzu zabo twazibonaga. Noneho inyuma yacu haturuka abagabo babiri bari batuzi, ntabwo nzi izina ryabo kuko ndabyibuka rwose, nashatse kuhavuga ngo mbe nabatangaho n'amakuru mu gihe by'intoza by'inkiko gacaca, ariko ikibazo kiba cyuko amazina yabo ntayibukaga. Noneho baba baratumenye bakurikije ibyo twari turimo tuvuga, baba baraduhagaritse baradusuhuza, ibite byanyu, turavuga ni byiza, iwanyu ni hehe, turahavuga, muri kumwe nande, twari turi abana turavuga twari turi kumwe na Angelique ari mama wacu, ari hehe, twamubuze, tugerageza kubabwira ukuri, tugerageza kubabwiza ukuri kose ko twebwe ntabwo twahishaga, twarabibabwiraga. Barangije badufata amaboko, umwe amfata akaboko, undi agafata mubyara wanjye, turagenda. Ariko cya gikomere cye ntabwo cyagaragaraga, yari yambariyeho ikanzu bari bayimuhaye nyuma yo kuraswa. Turagenda batugeza ahantu muri Kokobe nakubwiraga, nari nkubwiye rero. Aho ngaho muri Kokobe haguye abantu benshi. Tuba turahageze, hari ahantu hari ihuriro ry'imihanda, n'ubu ngubu rirahari. Aho iyo mihanda ihuriye baba barahatugejeje, hari interahamwe, abayobozi bazo, mbese benshi, amazu basenye muri ako kantu kameze nk'agasantere ariho bari. Bagiye kubona babona baratuzanye, babavugije induru, batubwo bwana ati n'ubuyoka, ati bwana ati se ubuvanye he, barabivuze ngo ubwana ngo nubwo kwa Rwakarengwa ari sogokuru, ubavanye hehe, barabivuga nyine babisubiramo uko byatugendekeye, uko byabagendekeye, uko twababwiye, ukuntu badusanze mu nzira duhagaze turimo ibintu nk'ibyo ngibyo. Bati none bagiye hehe, ngo bavuze yuko ngo bagiye iwabo, baraseka bose basekera icyarimwe. Bati ngo bagiye kwa Rwakarengwa, ati nimureke bagende. Babanje kuduhagarika hejuru ya cya cyobo, urumva twari tumaze gusa nkaho tumenyera urupfu, urumva nubwo twari tutarapfa cyangwa wenda ngo tugire, ariko twari tumaze kubona none ko nta mikino. Bahise bazana udusuka dutoya, bazana amahiri, bazana nibyo bintu, bazanye n'imihoro, baduhagarika hejuru ya cya cyobo. Mu kukizana, mu kuhagera, bagiye kutwica, ikintu cyabayeho kwabaye kurira, dutangira gusaba imbabazi, naho dutangira gushinzanya, nkavuga ngo uyu ngo bate mu mbabarire ngo ntabwo ndi umututsi, ngo umututsi ngo n'uyu nguyu. Turashinzanya nyine, ubwo birangira batatwishe, birangira batadukubise ubuhiri, birangira nta kintu badukozeho. Baravuga ngo nibatwirika inzira itujyana kwa Rwakarengwa, kwa sogokuru. Turagenda, tugiyeyo koko, tumaze kugenda metero nkeya, hari interahamwe imwe yasaga nkaho ari izikuriye, bamwitaga ngo Kamanzi. Njye ntabwo namenye ko yari interahamwe inyuma ya Jenoside, ariko icyo gihe nkurikije ibintu yadukoreye, njye ntabwo nari nzi ko yishe abantu. Icyo gihe abonye tugiye, abaraduhamagaye, aratugarura inyuma, adusubirishamo ibyo babandi batubajije, bati muvuye hehe, mwe muri kumwe nande, kuki muri aha, kuki mwambaye amakanzu, batubaza ibintu byinshi kuko bo bari batuzi already ko turi abahungu. Turabimubwira tumubwiza ukuri. Arangije atubwira ati munyure ino nzira, atwereka umuhanda uza hano Kamonyi, ati mugende, umuntu uzabahagarika wese mujye mubwira ko iwanyu ari ibyumba. Nibwo bwa mbere ijambo byumba byari ritujemo, ngo wacu ni ibyumba. Tuba turirukanse, dufata umuhanda, turagenda, twagera mu nzira, twabona nk'umuntu ufite igare, tukamusaba nk'umunyenga, akaduterekaho turi babiri, akadutwara. Ubwo twagiye tuvuga nyine ko turaba ibyumba nk'uko Kamanzi yabitubwiye. Turagenda,
ubwo guturuka uwo munsi twakomezanyije n'impunzi zagendaga zihunga zijya muri Kongo, icyo gihe yari Zaire, natwe tujyana nabo. Rero tukaba tugenda tuvuga yuko turaba ibyumba kurinda tugeze muri Kongo. Twebwe twarahunze turagenda tugera muri Kongo. Yego, ubwo kuva turi muri Kongo, kuva twamara kuva aho ngaho muri Kokobe nk'uko nabikubwiye, ntabwo twongeye kuvuga ko turaba Igitarama cyangwa se ngo tuvuge iwacu, tuvuge amazina y'ababyeyi. Bahurira n'abagira neza, niko navuga, bahungaga. Umugabo ndamwibuka bamwitaga Christophe, umudamu amazina ye bamwitaga Konsole, ariko twakunda kumwita Mama Afrika, kuko yari afite umwana witwaga Afrika. Abana urebye twaranganaga. Uwo muryango niwe wadufashe, udufata turi babiri, batubaza iwacu, tubabwira ko ari ibyumba, baratwitegereza, hanyuma bemera kutwadopta. Kandi bari bafite abandi bana baradufata. Ariko aho ngaho Kamonyi naho navuga yuko twahacikiye urupfu. Hari interahamwe bitaga Rutambi, niyo yakunda kutugendaho, kuko ikintu cyatumaga barushaho kudukeka cyane nuko amakanzu twari twambaye. Kuko nubwo batwambika amakanzu, bayatwambitse bavuga ngo abana b'abakobwa nibo batica, twebwe dusa nk'ababitaye aho ngaho. Ntabwo tugeze tuha agaciro ngo tube twamenya kwihishira. Nk'iyo washaka kujya nko kwihagarika, aragenda kwihagarika kandi ukihagarika nk'abahungu, abantu bakureba, bigatuma twibazaho. Bakatubaza abana babiri bagenda, kuko nta kindi kintu twari dufite. Niyo batubazaga ati se ababyeyi banyu mwatandukaniye hehe, ntabwo twamenyaga ibyo tuvuga. Gusa ikintu cyadukizaga yari imyaka yacu, uko twanganaga byonyine. Iyo nterahamwe rero niyo yatuvumbuye, bashaka kutwica. Uwo muryango uturyamaho, niko navuga, uratwimana, kugeza ubwo bashatse kujya baza kutwica. Uwo muryango wiyemeza kujya uturara hejuru. Ni ukuvuga ngo aho ngaho bari bageze Kamonyi, igitanda bari bafite igitanda, niba ari iki bari barahunganye simbizi nari iki, ako twararaga munsi y'igitanda. Umugore n'umugabo bakaturara hejuru, twebwe tukarara munsi y'igitanda, kugira ngo interahamwe nizize kutureba zitubure. Yego, uwo muryango uraduhungana, ukajya umfata ukankubita ku rutugu. Noneho umudamu nawe agafata undi mwana we, batujyana inzira, tuba tugiye muri Kongo. Turagenda tugera muri Kongo. Tugezeyo tujya muri Orphelinat, basi turagaruka. Twagarutse muri Orphelinat kujyayo, nabyo mbikubwiraho. Wa muryango waje kumbura, uwo nguwo wari wampunganye. Umugabo yaje gupfa, yishwe n'indwara, aguye mu buhungiro. Hanyuma adusigarana turi benshi, turi abana, uwo mudamu turi abana. Ubwo byaba ngombwa ko bamwe twigenza n'amaguru. Rero mu mpunzi abantu bagenda bajya muri Kongo, bagendaga ari uruvunganzoka, ari abantu benshi cyane. Urumva ngiye kugira ngo nzabure, rero byari ibintu byoroshye. Yego, nari ndi mutoya, ngewe barambuze. Bamaze kumbura, nibwo naje gutoragurwa n'umugiraneza w'umukongomani, anjyana iwe, mpaba igihe kitari kinini cyane. Hanyuma aza kumenya ko hari Orphelinat zashyizweho. Iyo Orphelinat nyijyamo, nagiye muri Orphelinat nza kuyivamo. Nyivanywemo n'umwe mu bakozi bakoraga muri iyo Orphelinat, aba ariwe unyadopta. Yego, aba ariwe ukwadopta, akuvana muri iyo Orphelinat. Nagira ngo noneho nkubaze, mumaze kugaruka, mugeze mu Rwanda, muratahutse, musanze amasambu yanyu barayafashe, mwamusanze iwanyu barabasenyeye, muhunguka mwasubiye Igitarama cyangwa mwahise muguma i Kigali? Nagira ngo ubanze uduhe ku ishusho mumaze guhunguka mukagaruka mu rwababyaye, noneho unatubwire se nk'umuntu w'umwana wari ugeze igihe cyo kuba wakenera kujya ku ishuri, byakugendekeye gute?
aho ngaho unarimbaye impagararikiye aho ngaho kugira kuko gutahuka nabyo ni indi story. Navuga ko amateka yanjye ni maremare, ni ukuvuga ngo aho ngaho turi muri orphelinat, mbere yuko wenda mbere yuko ngera ku cyo kugaruka kujya gusubira mu ishuri n'iki, uranyemera ndamvuge gatoya kuko kugira ngo azanyadobute byagenze bite. Ndabivugaho muri makeya. Tugeze muri orphelinat twasanze ngo bakoraga uburyo bwo gushakisha imiryango y'abana, kuko abana benshi bari barabuze ababyeyi, nabagiye bababura barimo bahunga mu nzira bahunga. Noneho bakajya bashakisha imiryango, bagashakisha mu nkambi, bakaza no mu Rwanda gushakisha. Nge rero ibyanjye byarabacanze kubera yuko nta muryango wanjye wari uri mu nkambi, nari mbizi neza ko ntawe uhari. Ikindi kintu cya kabiri, ngewe narababeshyaga ngendeye kuri bya bindi iby'ibyumba. Yego none barabazaga, njye navuga, iyo bambazaga mu muryango naravugaga ngo iwacu ni ibyumba. Bajya gushaka mu bantu b'ibyumba, umuryango wanjye bakawubura. Noneho kubera ko nta yandi makuru nabahaga, sinabashaka kuvuga akagari, sinabashaka kuvuga umudugudu, mbese navugaga byumba bikarangira aho ngaho. Umuryango barawushaka barawubura, bawubuze orphelinat isa nkaho abana bashizemo. Hanyuma uwo mugira neza wakoraga muri orphelinat, we yakoraga muri UNICEF, niwe waje kunyadobota. Yari umusore icyo gihe anyadobota, amvanamo turabana. Hanyuma biza kugera igihe mva iwe aho yabaga, ampa mushiki we niwe twabanye rero kugeza duhungutse. Bo rero ntago bari abanyabyumba, nta nubwo bari abanyagitarama, ahubwo bari abanyagisenyi. Bo bari abanyagisenyi, ubu ngubu ni mu karere ka Ngororero. Turahunguka rero, twahungutse muri 97 kuba natangira amashuri nk'uko bimeze ku bandi bana. Kuri njyewe ntago ariko byagenze. Kuko natangiye amashuri ntinze cyane, natangiye mu 2000. Tumaze guhunguka, twahungutse muri 97, duhunguka aho ngaho twari turi Igisenyi mu karere ka Ngororero. Icyo gihe nabo bahise binjira mu bihe by'abacengezi, bahise binjira mu bihe by'intambara z'abacengezi. Intambara z'abacengezi muzi byarangiye neza muri 99, hafi aho ngaho mu 2000 nibwo natangiye ishuri. Nditangira nyine bakagenda bakora mobilisation abayobozi baho ngaho. Ariko aho ngaho twabaga, bo nageze aho ngaho mbabwiza ukuri, abo ngabo banderaga, bo nageze aho ngaho mbabwiza ukuri, mbabwira yuko iwacu atari ibyumba. Ntago nababwiye impamvu, bo nta nubwo nigeze mbaho ubuhamya ngo mbabwire ngo byagenze gutya na gutya, kuko nabo nta nubwo nigeze mbabwira ko ndi umututsi. Nta n'ibyo nigeze mbabwira n'ibya Jenoside ntabyo nababwiye. Gusa buriya amateka yacu abantu bazanye ibintu by'amacakubiri, bahemukiye abantu pe, kuko umuryango wafashije cyane. Ari ibintu by'amacakubiri, kugukeka, kukuvuga gutya na gutya, usa gutya, mbese n'abantu baragendaga bakagukorera isuzuma ryose, bakavuga umeze gutya na gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo, bakagukeka wowe umeze. Ariko bo ntibabigire ibintu birebire cyane. Ariko bo nababwije ukuri, ntago nigeze mbabwira ngo wenda ngo twatandukanye gute, oya. Ariko nababwiye ko ari igitarama, mbabwira hariho. Ntago nigeze mbabwira ibyabyumba, iby'ibyumba bo ntibanabizi. Ngira ngo ngubu ndamutse mbibabwiye nibwo baba babyumvishe bwa mbere. Gusa urumva twarahageze duhura n'ibindi bibazo by'abacengezi n'ibiki bintinza, bituma ntiga. Natangiye rero mu mwaka w'2000 nibwo natangiye primaire ndiga mu wa mbere ndaharangiza. Mu wa kabiri, ngeze mu wa kabiri nibwo navuga ko nongeye kugaruka mu muryango wanjye.
umuryango wanjye nawo kuwubona tuva muri Congo, hari ukuntu twahingukiye mu kigo cy'ahantu bitaga Nkamira. Nkamira ni ubu ngubu ngira ngo ni mu karere, niba atari aka Rubavu, ni akarere ka Nyabihu. Ntabwo mbizi, urumva ni ahantu mperuka icyo gihe ntabwo nakwibuka ngo ni mu kahe karere, ariko ni muri Nkamira. Icyo gihe ndabyibuka baramfotoye, noneho bajya gushakisha imiryango Croix Rouge, imiryango. Noneho ndaza ngeze aho ngaho twabaga nyine muri uwo muryango wari waramfashe, nyine bakomeza gushakisha. Hanyuma ikintu nakubwira nuko umuryango wanjye, abashakishaga umuryango wanjye naho ngaho nabaga nabo bagerageje gushakisha, noneho urabura. Ariko amakuru mfite, abo mu muryango wanjye bari barasigaye, nuko nabo ntago bashatse ko tubonana kubera impamvu zindi nazo wenda nakubwira wenda mu bundi buhamya bibaye ngombwa. Ariko Imana ifite kuntu ikora. Finaroma twabonanye binyuze, nakomeje kubapushinga abo ngabo baho nabaga. Croix Rouge yavuga ko yabuze umuryango kubera ko ngo nayo barabonanye, kugira ngo umuryango uzamenye umuryango wawe, hari ukuntu bifotozaga bakanzanira ifoto yabo nanjye, cyangwa se nkajyana ifoto, bakajyana ifoto yanjye bakanyereka. Hanyuma iki gihe rero barabyanze. Basi ubwo rero ikintu cyabayeho nyine uko nyine nakomeje kubapushinga, ariko nubwo baranze kubimbwira. Ngeze mu wa 2 primaire nibwo nababwiye ati ngewe ndumva nshaka kujya iwacu. Noneho uko bo bari baragiye bashakisha, bagerageza kumpa adresse y'ahantu nagiye kugira y'inzira nanyuramo, ariko niga mu wa 2 primaire nabo barandika. Ikintu bampaye ni itike. Bampaye itike, bambwira kugenda nkajya ku karere ka Kayenzi. Ndagenda bandahageze, ndivuga, nabonanye n'uwari meya wabo icyo gihe, nsanga na famille yanjye arayizi, n'abarokotse arabazi, abariho barabazi. Ubwo rero barabahamagara, baza kuntwara, bansubiye mu muryango. Gutyo ndakomeza ndiga. Urumva nangeze mu wa 2 ndiga, ndayirangiza primaire ndayitsinda, niga secondaire nayo ndayirangiza. Yego. Murakoze. Murumva yuko bwari ubuhamya burebure bw'urugendo rwo kuva i Kigali ajya Gitarama, bakazongera akava Gitarama, bakaza bagahunga bakajya Kongo bakagaruka. Murumva ko ni amateka maremare. Ibi ngibi rero ntabwo tubivuga kugira ngo tugire abo dukomeretsa, ahubwo ibi ngibi tubivuga kugira ngo tugire ibice tubyigiraho. Aya ni amateka y'igihugu cyacu tugomba kubaha, kandi dushyize hamwe n'abandi bantu bose bumva ibyo bintu ariko batabizi. Niye nama watugira? Inama nagira urubyiruko, cyane cyane aba baravutse nyuma y'ayo mahano, nuko bikwiriye kutubera isomo nk'urubyiruko, cyangwa se nabo bakabivanamo isomo iyo kumva yuko abantu bose ari umwe. Kuko mu by'ukuri urumva nk'ibintu nagiye mpura nabyo ku myaka yanjye nari mfite yanjye itari myinshi, ntago nari nzi mu by'ukuri icyo naziraga, ntago nari nkizi. Ikintu navuga nuko twarwanya abagerageza gupfobya amateka yacu twanyuzemo, bakigira ku mateka yacu aho twavuye, tukaharanira kugira u Rwanda rwiza ruzira amacakubiri, tukirinda ikintu cyadutandukanya. Kubera ko Jenoside yakorewe Abatutsi ntago yagize ingaruka ku Batutsi gusa. Urumva ngewe ubuzima bwose asa nk'uwabinyuzemo. Ibyo byose ubuzima nanyuzemo ni ingaruka ya Jenoside. Utarishwe n'umuhoro azira kuba ari Umututsi, intambara yarabaye, arahunga. Kandi muri uko guhunga nawo
harimo abapfuye, harimo abapfuye kubera indwara, harimo abagendaga bagahura n'amasasu. Ngewe nkanjye naguha nk'urugero, tuvuga ngaho Kamonyi, nubwo mbaye nk'usubira inyuma gatoya, amasasu yarahadusanze, kurumva bararwanaga ku mpande zombi, inkotanyi zikarwana n'abasirikare n'interahamwe zikarwana. Isasu ntabwo rirobanura, ntabwo isasu ntabwo rirobanura. Kare kabaga bari ku rugamba nyine, igisasu kikaza kikabagwamo, upfuye agapfa, ukomeye urokotse akarokoka akagenda. Muri Kongo tumaze kugera, njyewe ubwanjye niboneye aho abantu bapfa bishwe n'indwara korera. Njye ndashimira Imana kuko Imana yayindinze. Ibi byose ni ingaruka. Rero inama nagira surtout urubyiruko ni ukwigira ku mateka yacu, tukubaka u Rwanda rwacu rw'ejo hazaza rwiza ruzira amacakubiri n'umwiryane. Abanyarwanda twese turi umwe. Niyo nama ngewe numva natanga. Murakoze, mwari kumwe nanjye Peter Mishexi, umunyarwanda uziririza amacakubiri, ukunda u Rwanda. Twibuke twiyubaka kandi twubaha amateka yacu, bityo bizadufasha gutegura hazaza hacu. Mwakoze gukurikirana iki kiganiro, mwakoze cyane. Aya ni amateka yacu tuba tugomba kumenya neza, hato hatazagira n'abaza bakatuvangira bakatubwira ibitari ibyacu. N'amateka yacu tugomba kumenya kandi tukayubaha, bityo tukiyubakira u Rwanda twifuza. Murakoze, murakarama. Imana ibane natwe, iturinde u Rwanda ruzira amacakubiri.